ngo noneho urangana ute, ko wabyibushye cyane, ko wananutse cyane, ko mbona ugiye gupfa. Umugabo wanjye ntazi guhahira urugo, niyo mpamvu utarabyara. Ni ikiganiro kiri hagati y'umugore n'umugabo. Ni ukujya gushyira komenti ku bantu bakundana. Kuki utarashaka? Ese kuki utarabona umugabo? Ese ubukwe bwawe wowe ni ryari? Ko mbona wagira ngo ntacyo bikubwiye kuba utarabona umwana. Ngaho munyumvire namwe. Hello, muraho neza. Nongeye kubasuhuza mwese aho muri ahari hose. Mbifurije amahoro y'Imana, mbifurije umugisha w'Imana, mbifurije guhirwa n'Imana muri byose. Muri aka kanya nishimiye kongera kubana namwe, nishimiye kongera kugaruka hano kugira ngo twongere tuganire, twongere twungurane ibitekerezo, twongere dufatane mu maboko kugira ngo tugire aho tugera mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana ibaho umugisha, Imana iha umugisha umuntu wese ufunguye iyi channel yacu aribwo bwa mbere. Imana iguha umugisha. Shimiye umuntu wese ukomeje kuntera inkunga, anyereka ko turi kumwe, anyereka ko yishimiye ibyo ndimo gukora, anyereka ko ari inyuma yanjye, ampa courage. Imana iguha umugisha. Imana iha umugisha wowe wakoze subscribe nawe utarayikora ukaba ugiye kuyikora. Imana iguha umugisha mwinshi cyane kuko ni inkunga duteye, kandi nawe ndagusabira kugira ngo Imana ijye gutera inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi mu mirimo yose ugerageza gukora. Ngwino rero tubane aka kanya nk'uko bisanzwe, reka tubanze twiragize Imana mu byo tugiye kuvuga, mu byo tugiye gukora, kugira ngo Imana ize ibane natwe aka kanya, ize ituyobore muri iki kiganiro cyacu. Ni karibu dusenge. Mana Data twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu turagushimiye, tugushimiye ko ineza yawe itagereranywa, tugushimiye imbabazi zawe ku buzima bwacu, tugushimiye ko waturinze, n'ubu uracyakomeje kuturinda, uracyakomeje kudufata ukuboko. Nyemera aka kanya inze nganire n'aba bantu bankurikira umunsi ku wundi, utanga umugisha, ari jyewe ugiye kuvuga, ari n'abazafungura iki kiganiro nabo ubaho umugisha. Tugire neza muri byose, ufashe imitima itentebutse, uyihumurize. Umuntu wese utameze neza umubere Imana, umubere ibyiringiro. Ndabigushimiye ko uje kubana natwe kandi ukadukoresha iby'ubutwari. Mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizera ukoze. Amina. Inshuti zanjye rero, bavandimwe, ngarutse kugira ngo twongere tuganire ahantu 4 cyangwa 5 ugomba kwitonda kuvuga. Utagomba kuvuga ibyo utabashije kugisha inama umutima wawe, mbega bigusaba kuvuga ari kubanje gutekereza inshuro zirenze 2, kuko ahantu ni ahantu ho kwitondera cyane. Karibu tubane muri uwo mwanya, utega amatwi, kandi icyo nkusaba ni uko umpa komenti numva iki kiganiro ari icy'umumaro kuri wowe, ugikoreshe kugira ngo n'abandi babere iby'umumaro. Karibu tubane. Dore ahantu hambere utagomba kwihutira kuvuga, utagomba kwihutira guca urubanza, utagomba kwihutira kubaza umuntu. Ni ahantu hitwa ngo nugera kuri uyu mukobwa ugejeje imyaka yo gushaka, cyangwa se urengeje imyaka yo gushaka. Hari imyaka tuzi umuntu abonyeho umugabo byaba ari byiza, cyangwa se umuntu yaba arengejeho gake imyaka 3, 5. Tuvuge niba leta yemera ngo imyaka 18 umuntu yashaka, ugasanga umuntu agize imyaka 30, agize imyaka 35 ndetse na 40. Niba uwo muntu muhuye uzi neza ko ari muri iyo myaka, mushobora guhura mu bukwe runaka, yabutashye, mushobora guhurira ahandi hantu runaka. Inshuti yanjye,
itondere kubaza uyu muntu ngo kuki utarashaka, ese kuki utarabona umugabo, ese kuki tutarakunywera, ese ubukwe bwawe wowe ni ryari. Hari amagambo nyine uba utagomba kubaza umuntu nubona uwo muntu ari umuntu nyine uri muri icyo gihe, kandi mu by'ukuri ukabona nta bumuga abana nabwo bwaba bumubuza kujya mu rugo, nta n'ikindi kintu uzi, ndetse afite na bakuru wenda bashatse cyangwa afite barumuna be bashatse, nta nubwo uvuga ngo ni karande y'iwawe. Rimwe abarokore tuvuga ngo ni karande. aha hantu nujya uhura n'uwo muntu gerageza uceceke, gerageza muganire ibindi, wimubaza ku byerekeye n'urushako rwe, impamvu atarabona urushako. Nawe ntabwo yishimiye kugeza iyo myaka 35, ntabwo yishimiye kugira imyaka 40 atarabona urugo. Nawe ararushaka, nawe ari mu gihe cyo kuba yakabaye afite abana bakuru. Rero niba wumva ushaka kugira ngo umubere inshuti nziza, muhamagare, muhure, mwicare, umuhe umwanya, uganire. Niba ko kumva wamugira inshuti ariko atari ya nshuti uzagenda ukamudahamwe amagambo warangiza ejo ukajya kuvuga ibyo yakubwiye. Niba wumva ko waba inshuti y'umuntu runaka, ukaba wumva ko ushobora kubika ibanga yakubwiye ry'uko yenda arambagizwa bigapfa, yuko yenda atazi ikibazo afite, ukaba uvuga ati yenda niba utazi ikibazo ufite gerageza usenge Imana, nyura muri izi nzira, Imana yaguhishurira byinshi. Nyine nibwo bushobozi wumva utabufite, ceceka, wikwinjirira umuntu ujya kumutera ibindi bikomere n'ibyo afite bitamworoheye. Ceceka pe, kuko ntabwo uje kumutura uwo musaraba, ntuje no kumubera umugabo, ntuje no kumurambagiriza, ntuje no kumurangira, kubera yuko yararambagijwe, yenda byagera ku munota wa nyuma bikanga, cyangwa se mbega. Ariko uwo muntu mwihorere, buriya Imana yonyine izi ikimuteganyirije. Wihura nawe ngo utangire kumujomba amagambo, wihura nawe ngo utangire kumubwira ngo kubera iki, uwo muntu mureke. Aho ni ahantu hambere utagomba kwihutira kuvuga. Niba uhuye n'uwo muntu muganira ibisanzwe, niba ari ubukwe muhuriyemo muvuge ko ubukwe bwagenze neza, niba ari ahandi hantu muhuriye murebe ibindi bintu muganire, ko mubaza ku buzima bwiwe. Nawe ntabwo yorohewe, nta n'ikintu kandi afite yagusubiza uretse kumutera isoni, uretse kumutera umutima wo kwitekerezaho cyane, ukazatuma harahurwa no kujya mu bindi birori, ukatuma ahurwa no kujya ahandi hantu yahura n'abantu bamuzi. Ariko niba ushaka ko uwo muntu agomba kubaho atuje, wimubaze ku bintu nk'ibyo ngibyo. Ushobora no kumubaza utabizi, ariko gerageza. Ahandi hantu ha kabiri ni kuri famiye itarabona umwana. Abantu wenda barashyingiwe, mwabatahiye ubukwe, umwaka wa mbere urashize, uwa kabiri urashize, uwa gatatu urashize, uwa kane urashize, akaba atarabona umwana. Noneho sinzi niba ari ukuvuga ngo abantu turi ba nta munoza, ukaba wamubwira se mu by'ukuri ko mbona wagira ngo ntacyo bikubwiye kuba utarabona umwana. Ngaho munyumvire namwe. None se bwo niba hari icyo bimubwiye abikoreho iki, ko atari gutanga abana? Ugasanga umuntu pe niba muhuye aseka, nyine yenda yabyirengagije kuko icyo gikomere arakizi, azi uburyo kimuremereye, azi uburyo kimuhangayikishije, azi uburyo amajoro arara niwe uyazi, amarira arira niwe uyazi. Ariko ashatse kwiyumanganya kugira ngo agere mu bantu basi yishime, aseke. Wowe uraje ati sha nta kuntu waba uri guseka, ubwo nyine ntabwo kuba utabyara bikubabaje. None se nababara atabona umwana, nababara nakugera ahababaye, nagusuhuzanya umujinya n'umunabi,
ubwo nibwo ari bubone umwana. Yenda yarisobanukiwe, ategereje Imana, yamenye ko mu kubabara kwe nta bitazamuha uwo mwana. Yarisobanukiwe, ibyiringiro bye ntabwo biri mu mwana. Nuhura n'ubabaye utaragira ibyiringiro, ugifite ibikomere by'uko atarabona umwana, uvuge turiya muntu ahorana umushiha. Ese nuko atarabona umwana ari wowe se? Ari wowe? Ntabwo arisobanukirwa nyine, ntabwo ariyakira. Rero kuba atariyakira wimubureminga, wimutererana, wimuvuga ahandi magambo, wimukomeretsa, wimuha ibindi bikomere. Ibyo afite nabyo ntibirakira, ntabwo birakira. Rero hari igihe wazahura n'uwo muntu umaze iyo myaka, wimubaza ngo kuki utarabyara? Ese kuki utaratubwira ngo tuze kuguha igikoma? Ese mu by'ukuri hari amagambo utakwiye kubaza umuntu utazi impamvu nyine atarabyara. Wimubaza kuki utarabyara. Ushobora gusanga impamvu atarabyara ayizi cyangwa atanayizi. Ushobora gusanga ari we wabihisemo kuba atarabyara, kandi akaba atabikubwira ko ari we wabihisemo. Hari abantu benshi bagira amahitamo atandukanye nayo wowe uzi. Igihe hari umuntu wumva ko kugera mu rugo ukabyara ari umugisha, hari undi wumva yuko adashaka kubyara atarabona inzu yo kubamo, adashaka kubyara atarabona akazi ko gukora. Mbega abantu benshi bagira amahitamo yabo. Rero wihura n'umuntu umubaze ngo niyihe mpamvu utarabyara. Ese ibyo bintu koko byakuzinduye byo kuba wabaza uwo muntu gutyo? Byakuzinduye cyangwa se bizi aho ngaho? Wibaza umuntu impamvu atarabyara, ahubwo banza umenye niba kuba atarabyara yenda byaranze, aracyategereje, cyangwa se ni amahitamo yiwe. Aho ni ahandi hantu ha kabiri bigusaba kugira ngo witonde mbere yo kuvuga, kuko ushobora kubaza umuntu impamvu atarabyara ukaba wamukomerekeje pe, kandi mu by'ukuri wabivuze. Mana yanjye, wabivuze nta mutima mubi, wabivuze muri n'inshuti, wabivuze ari mukuru wawe, ari murumuna wawe, nta kintu kibi ni ukuri umwifuriza. Ariko nyine kuko yumva yuko nyine ari mu gihe cye, ari ku musozi we, arumva umufatanije n'icyo gihe. Inshuti yanjye, banza witonde, banza umenye ngo uwo muntu afite imbaraga zo kwakira icyo kibazo gute. Ahandi hantu ukwiriye kwitonda ni ikiganiro kiri hagati y'umugore n'umugabo. Aha hantu ho ni ahantu hatoroshye cyane. Ushobora kuba ufite ni mukuru wawe se, murumuna wawe se, araje akubwiye intege nke z'umugabo we pe, yazikubwiye. Umugabo wanjye ntakora gutya, umugore wanjye ntazi gusasa se, umugore wanjye yabyuka atinze, umugore wanjye ntazi guteka ibiryo biryoshye, umugabo wanjye ntazi guhahira urugo. Mbega anabikubwiye atari no kugira ngo yenda umugire inama, nyine ukisanga muri kuganira. Dore aho bizakubera ibibazo rero ni uko uzasanga hari igihe uzashyiraho komenti ugasanga birakugarukiye, ukibaza, ugatangira kwisubiramo icyaha waba warakoze. Ese urakizi icyaha warakoze? Ni ukujya gushyira komenti ku bantu bakundana. Nubwo abikubwiye ntabwo yigeze gusaba komenti, nubwo yabikubwiye ntabwo yakugishaga inama, nubwo yabikubwiye ntabwo yigeze ashaka gushyira komenti mbi ku mugabo we cyangwa ku mugore we. Yewe kugira ngo muganire, wowe ikiriza gusa cyangwa se umubwire wowe Imana igufashe, Imana ikugirire neza, Imana izamusange. Mbega ariko wishyira komenti ku mugabo uriya mugore, wishyira komenti ku mugore uriya mugabo, they don't touch. Uko baba babanye kose, nashaka kubwire yuko aramuhondagura,
nashaka kubwire yuko atamuhahira, nashaka kubwire yuko umva ku mugore n'umugabo ntabwo ugomba kugira ikintu na kimwe ushyiraho komenti. Ceceka, cyangwa se ushaka ukuntu uhindura ikiganiro. Nubwo yaba ari muramukazi wawe ari kukubwira intege nke z'umugabo we, ari we musaza wawe. Musaza wawe mwarariranywe, ariko igihe cyarageze arashaka nyine. Yabonye ko nyine kuba wenyine bitamuhagije, kubana nawe mushiki we bitamuhagije, ashaka umugore we. Ni umwizerwa rero kuba yaramushatse, ni umwizerwa kuruta wowe. Ni umwizerwa. Bikwemera ibyo muramukazi wawe akubwira. Ibeshyiraho comment urebe rero ngo harashya, agende abikoze musaza wawe. He baba we, bizakugarukira kandi bizaza bihinda umuriro. Bizaza bihinda umuriro kuruta uko mwabiganiriye, muzi muri guseka, muzi muri kumugira inama, genda ubikore gutya, genda mana yanjye. Ajya avuga umwihorere, reka azamwihora abwe ngo nagasuzugura. Avuge ngo ni mushiki wawe, mushiki wawe arakuzi, mushiki wawe azi uburyo mwabanye, rambye ngo njye mwihorera. Ahita yumva ko mwamuganiriye rero. Hazashya, hazakongoka. Hagati y'aba bantu rero biragusaba kwitonda, biragusaba ubwenge, biragusaba gushishoza, biragusaba kuba inshuti n'abo bantu kandi ntacyo uhungabanyije. Biragusaba ubwenge pe, hagati y'umugore n'umugabo biragusaba ubwenge. Ngayo nguko. Ahandi hantu ha kane ndakeka, ahandi hantu ha kane, irinde kuvuga kuri uyu mugabo cyangwa kuri uyu mugore wananiwe n'urugo, kuri uyu muntu wakoze divorce. Umuntu yubatse abishaka, umuntu yakoze mariage yumva ari nziza, umuntu yarambagijwe yumva biryoshye, ariko ageze mu rugo akoze divorce. Barakubwiye ngo runaka yakoze divorce, irinde guhita uvuga ngo n'ubundi narabibonaga. Irinde guhita uvuga ngo n'ubundi sinarinzi ko yarwubaka. Irinde kugira andi macumu utera uriya muntu. Irinde guha akato uriya muntu, kuko ntabwo uzi ibyo yasanze mu rugo, ntabwo uzi intambara yahuriragayo nazo, ntuzi iminsi yaraye hanze, ntuzi amajoro ye ntabwo yazi, inkeke ze ntabwo zizi. Mwaririrwanaga ku kazi ariko ntabwo uzi uko yataga, uko byagendaga. Ahantu ronda kwinginze, ceceka, wigira komanteri uvuga ngo n'ubundi uriya mugabo yashatse ntari kuzamworohera, n'ubundi uriya mugore tumuzi kuva kera, n'ubundi. Nta muntu utahinduka. Ushobora kuba umuzi imyaka 5 ishize, ariko nyuma yenda Imana yaramugiriye neza, nyuma akazahura n'ishuri ry'urugo, kwihangana bikanga. Ni byinshi, ariko ceceka, wita ushyiraho komanteri nk'aho wari uhari, nk'aho wararanaga nabo, nk'aho igihe cy'uwo muntu cyose mwabaga muri kumwe. Ceceka, shyiraho umwugariro ku munwa wawe. Ceceka, ntabwo uzi impamvu uriya muntu yakoze divorce, ntabwo uyizi. Nubwo baba baragiye mu rukiko, hari amakuru bashobora kuba baratanze kugira ngo babahe divorce, ariko ukuri kwabo nibo bakuzi kuruta uko bajya kubacira urubanza. Aho hantu naho gerageza witonde, wicira umugabo urubanza, wicira umugore urubanza, kuko urugo ni rugari, urugo ni runini, mu muntu ni hanini, ni harehare. Ikindi kintu cya nyuma rero, gerageza uceceke kuri uyu mubyeyi ufite umwana usa nkaho wamunaniye, kuri uyu mubyeyi ufite umwana ntacyo atakoze ngo umwana muzima, ariko umwana bikanga, akamunanira, akajya mu biyobyabwenge,
akajya mu ngeso mbi, ibiteye isoni n'iby'isoni nke. Uyu muntu rero niba waragiriye amahirwe wowe ukaba ubashyingiye bose, niba waragiriye amahirwe ukabona abakobwa bawe bose baragiye, abasore bawe bose baragiye, ariko wibuke yuko uracyabyara. Impamvu ukibyara, umuhungu wawe arimo arabyara, umukobwa wawe arimo arabyara, ntawamenye. Kandi icyo nzi nabonye umwuzukuru wawe umeze nk'uko twavuze haruguru, wababara. Nta mubyeyi uca imbyaro. Rero wibona uwo wa muntu ufite umwana umeze gutyo ngo umutere amabuye, cyangwa se ngo uvuge ngo narabibonaga, umuntu nakurangisha ngo ati hahandi bafite umwana wamunaniye, hahandi ufite umwana unywa ibiyobyabwenge, hahandi, mbega ugasanga bari kumurangira ahantu bakoresheje rya zina ritari ryiza, kugira ngo wa muntu bamumenye, bagakoresha za ndangagaciro zitari nziza kuri wa mwana. Niba hari ikintu gikomeye, niba hari ikintu gishengura, ni ukubona umwana wawe apfapfana, ni ukubona umwana wawe apfa nabi, ni ukubona umwana wawe mbega agira indangagaciro atari nziza, kandi ntacyo yakuburanye, ntacyo utakoze. Ariko kubera yuko nyine mbere y'igihe atari igihe na nyuma y'igihe atari igihe, ahari Imana yamugarukaho, Imana yamugirira ibambe, nta muntu utahinduka. Na wa mwana w'ikirara wo muri Bibiliya nyuma yitekerejeho aragaruka, kandi aba umwana muzima. Rero n'uwo mwana ushobora gucura urubanza gutyo, na wa mubyeyi wavuga ngo runaka afite umwana wamunaniye, afite umwana pe, ushobora kubivuga, ariko wa muntu nibimugeraho azababara cyane, azababara cyane. Irinde kwihutira kuvuga kuri uyu muntu, mu by'ukuri ntako atagize, mu by'ukuri ntako atagize ngo yigishe umwana, amafaranga akayamuha akayanywera, amafaranga akayamuha akayajyana mu biyobyabwenge. Wa muntu we, tekereza kabiri mbere yuko ucira umuntu urubanza, mbere yuko ubwira umuntu ngo ibyo byararangiye, nura ni umunywa-tabi, ni umunywa-nzoga, ni umuntu w'ingeso mbi. Hari igihe uyu munsi waba uzi ko ari umunyangeso mbi, ariko ejo ugasanga ni umuntu Imana yagiriye neza, ugasanga ni umuntu Imana yagarutseho. Rero nshuti zanjye, nubwo nari nababwiye ngo ni ibintu bitanu utagomba kuvugira ahantu hose ubonye, ushakiye, cyangwa bitewe n'uwo muri kumwe ugiye kukibwira, hari utundi tubiri nungutse nonaha nshaka ko ntari buve imbere ya kamera ntababwiye. Akandi kantu ko kuba wabwira umuntu ingano y'umubiri we, ugahura n'umuntu ukajya ukumva uramubwiye ngo ngo noneho urangana ute, ko wabyibushye cyane, ko wananutse cyane, ko ufite ibishishi byinshi mu maso, byagenze bite? Mana yanjye, reka mbabaze, hari umuntu yihitiramo ikibi abona icyiza? Reka twemere ko ushobora guhitamo umubyibuho, cyangwa se ushobora guhitamo kunanuka bitewe. None se niba umuntu yarahisemo kubyibuha, ukaza ukamubwira ngo uko ubyibushye cyangwa ubwo urangana ute, kandi wabihisemo. Cyangwa se ushobora no gusanga yanabyibushye atanabihisemo, ushobora gusanga hari n'uburwayi yifitiye. Wowe uraje umubwira ngo urangana ute? Ese uragira ngo angana ate? Ubu urifuza ko angana ate? Angana uko wowe ubishaka cyangwa angana uko wewe abishaka? Ushobora gusanga nawe atarabihisemo. Umuntu arananutse uko wenda gupfa, wabuze iki? Mu by'ukuri mbere yo kumubaza ngo wabuze iki, yigeze kuganira yuko hari icyo akeneye kugira ngo abe angane gutyo? Ni abantu. Undi ukumva ngo umubiri we wabaye iki, byagenze bite, ugatangira ukidefanda ngo nisize amavuta. Impamvu yidefanda nyine uramubajije, natagusubiza uragira ngo ni agasuzuguro, wagira ngo yize gusuzugura. Agomba kwidefanda akubwira ko hari amavuta yisize atajyanye n'uruhu rwe, cyangwa akidefanda akubwira ko hari isabune yakarabye atajyanye n'uruhu rwe. Kandi dushobora gusanga Mana yanjye nta n'ibyo yakoze, ariko
kugira ngo abashe kugira ngo nyine muganireho iminota nyine kuko wamubajije agomba kugusubiza, arakubwira n'ibintu wenda bitigeze binabaho. Ariko niba ubonye umuntu afite icyo kibazo cyo kuba uruhu rwe rutameze neza, wikubitira kumubwira ko asa nabi, nawe arabizi kandi arabizi ko Imana imugiriye neza yagira uruhu rukeye rusa neza. Rero wimubwira ngo bimeze nabi, ngo arasa nabi. Mana yanjye, hari amagambo rwose dukwiye kwirinda. Niba hari umuntu w'inshuti yawe ukaba uzi ko muhuriye ahantu, n'igihe ujya kumva bikubwiye, ukajya kumva ukumva umuntu abikubwiye, muhuriye mu mbaga nyamwinshi muri sosiyete runaka, kuvuga ngo urasa nabi, cyangwa se ufite uruhu rudasa neza, cyangwa se wabaye. Akandi kantu abantu bajya bakora, ugiye kwa muganga, ugiye gusura umuntu, barakubwiye ngo uwo muntu ngo ararwaye cyane, barakubwiye ngo uwo muntu ararembye, wagerayo wowe ko mbona ugiye gupfa, wabaye iki ku buryo bigera kuri iyi revo umeze utyo? Mana yanjye, ese reka mbabwire, uwo muntu ararwaye amerewe nabi, nta mpamvu yo guhita umubwira ijambo nk'iryo. Uramutse unabivuze na muganga ari ahubwo yagusohora. Wibwira umuntu ngo agiye gupfa, wibwira umuntu ngo uburwayi buramurembeje, ngo bwatangiye gute, ese byaje bite, ese urateganya gukora iki? Wese ari aho hantu yishimye. Hari amagambo dukwiye kugira ngo tugireho disipurine bitewe n'igihe uyavugiye, ugiye kuyabwira n'ibyo ugiye kuvugaho. Ukora nakira usanga sha wari upfuye pe, byari birangiye. Icyo gihe nyine urumva afite ubuzima. Icyo gihe avuga ati sha, ashobora kukubwira ati ni ukuri byari birangiye. Ariko se niba umuntu arwaye afite ubwihebe muri we, umusanze kwa muganga, ahubwo niba hari icyo wamufasha, siga ibyo wajyanye, nurangiza ugende umusengere, umuragize Imana. Kuko iyo umuntu ari kwa muganga akenshi aba afite kwiheba kenshi cyane. Rero witangira kumubwira ngo ugiye gupfa, witangira kumubwira amagambo atari meza, witangira kumubwira umubaza uko byagenze, uko byatangiye, wafashwe gute, yenda nta mwuka afite, yenda amerewe nabi, muri we niwe wiyumva. Ngayo nguko rero nshuti zanjye, ndabashimiye ko mwabanye nanjye, mukomeje kubana nanjye, mukomeje kunyereka ineza yanyu, mukomeje kunyereka ko munkunda. Ndabashimiye cyane. Ushobora gutanga ibitekerezo, inama se n'ubuhamya buremewe hano kuri iyi channel yacu Uruhisho TV. Rwose karibu. Na nimero zacu twazibabwira ni 0786224244. Rero umuntu wumva yuko ushaka kuduha ubuhamya, ushaka gutanga igitekerezo, inama, ni karibu, wowe uzatubwire, turahari ku bwanyu. Rero utarakora subscribe ukaba ubonye kino kiganiro cyacu, kuri subscribe kandi ubikora, Imana iraguha umugisha. Ntacyo bitwaye, ntacyo bikwangizaho, ntacyo bigombyaho, gusa urabukorera umugisha. Niba ibiganiro byacu dutanga wumva wishimiye kubyumva, ukaba wabihereza undi muntu, ni ukuri kimuhe nta kibazo. Imana ikugirire neza. Ndagushimiye. Bye bye. Shalom.